cyangwa ngo abyemeze namuyobera amatagatifu ariko nyine ngiye icyo nari mvugiye ibyo nuko numvise ngo habayeho kujya impaka ngo sibyo abandi sibyo as long as wabonekewe yabonekewe ubundi si bihagije as long as warabonye ko kuri Jam TV show wenda baze no kureba ikiganiro twakoze uwabonekewe ngiye namugezeho kugira bajye bemera ko dukora reality ukuri kwa nyako ese Bikira Mariya yarasanzwe amuzi mwijuru twese niba tuzi Imana burango twese ibitubona niko abizera Imana babivuga ya urumva wenda tunabivuga gatoya Kiliziya Gatolika bamaze kugaragaza ko bitandukanyije n'abavuze ko babonekewe ndetse bahakana ibyara amakuru bavuga ko ari amakuru ari ibihuha ku ruhande rwa leta nabo nicyo batangaje ku buyobozi none se waburetse uwabonekewe arahari ariko leta bavuze ko wabonekewe arahari none ubundi undi wo kubihakana ubundi byamara iki yabihakanye umva impamvu ya mbere bari abantu bagombaga kubihakana ngiye narahageze baranyereka batiri Bikira Mariya ari ku ipoto ngiye kureba ipoto ikiganiro kireba baze no kukireba Bikira Mariya nareba nge nkamubura ariko nkabona abaturage bagira nko mu 100 asanga ufite ibyaha byinshi no muri comment barabinyandikiye ngo ndi umuki ndi umusamariya ndi umuki bya biri wa muntu bifite bene byo mwitonde ubwo rero wenda kagakomoze banyeretse igiti bati kino giti nicyo Bikira Mariya ari turi kumuboneraho abaturage bagira nko mu 300 nawe wibaze bakabona ko bari kumubona bo bakamubona bati murebe nguri yamukoreho ntabwo uri kumubona bageze nje barambwira ngo wa munyamukuru fata igiti ugenda ukoze kwira foto ya Bikira Mariya baragenda barahakoze tavuga nisi ko nge ntamubona ko ndi kwibonera igiti ariko byashoboka ngira ngo na Yesu ari kubatizwa Yohana ari kumubatiza ngo inuma yaraje muhagararaho ngira ngo abandi ntibayibonye ni Yohana wayibonaga wenyine ubwo iryo nibanga wenda uzi ryo muri Bibiliya umupagani wowe Bikira Mariya usabwa kubanza kwihana usaba inema yo kumubona yiyeretse abi Jam ubwo urumva rero mu ntara y'Amajyaruguru inkuru trend kabisa inkuru ya Bikira Mariya kuba yarabiyeretse urumva ntabwo ni inkuru igezweho kandi navuga ko nigerweho ariko nanone nyaboneke ngiye wageze kuri terenga ko ririya nkuru ibanga nababwira cyangwa se icyo nababwira nuko rwose nshingiye ku byo niboneye n'amaso yanjye igiti banyerekaga narakirebaga nkabona Bikira Mariya bambwira ntawe mbona ukuri kw'Imana ubwo nyine ukuri kwabyo ngiye nararebye ku giti Bikira Mariya ndamubura batari ko sinaguriko noneho nijoro barambwira ati nijoro Bikira Mariya uramubona ukamubona noneho nyine byaka nyine ameze nk'ushashe ukabona n'abantu bakuru bari kubivuga cyane ariko nuko ibyo bintu ntitubitindeho burya no mu buzima busanzwe ikintu umuntu yabonye ukamugisha impaka mu gihe ari kuvuga ko yakibonye hari n'undi witwa Nimbare Elisarende sinzi hari histoire yo muri Bibiliya umugabo umwe yigeze kugira ubwoba hari abantu babagose yego Nimbare Eliya sinzi undi wamubwiye ati iyaba wahumukaga amaso ukareba ingabo zitugose uko zingana so nuvuga ngo yarazibonaga mu gihe undi we uri butabarwa atazibonaga bigatuma agira ubwoba so rero ntabwo no mu buzima busanzwe buri muntu agira uko abona ibintu nta mpamvu yo kugira ngo ujye kumusenya nangwa ubihakane kandi atari wowe wabibonye ubwo wenda sinzi impamvu baba babikoze gutyo urumva ku ruhande rwa leta batangaje ko amakuru ari n'ibihuha ku ruhande rwa Kiliziya Gatolika batangaza ko amakuru ari ibihuha ariko nanone ngiye naganiriye n'uriya umwana w'imyaka 8 w'umukobwa by'umwihariko wo mu cyaro kingana kuriya uriya mwana ngiye hari ikibazo rega tujye dukora ibintu tunanarize dukoreshe nyine ubwonko uriya mwana ungana kuriya koko buriya yajya agahimba ikinyoma ngo nabonye ishusho Bikira Mariya atayibonye aho ntashize akabazo ndavuga ni biragoranye cyane nkuko nabyo byashoboka ariko nanone ntago twabipinga kuko umugani wabona abonye muri commentaire bavuga bati ntago ibintu byabera hano busa mutegereza oya byo uko byagenda kose ngiye banampaye ibimenyetso by'inkuba 3 zakubise kandi nabibwiwe n'abantu benshi bakimara kurandura ibyo biti inkuba zarakubise zikubita inshuro 3 kandi ari ku manywa y'ihanga none igiti barya ngo bakijyanye ipoto barayiranduye inturusu yari hari ubwo nayo bayikuraho barayitema yabayijyanye ipoto abaturage nukuvuga ngo babaga benshi bose baza kureba iyo poto n'icyo giti mu rwego rwo kwirinda umuvundo w'abaturage cyangwa se akavuyo no kwagira umuntu wenda hasiga ubuzima abaturage bari kubyigana bose bashaka kureba icyo giti leta nk'ubyeyi tureberera baravuga bati nyaboneka hano hantu ushobora kuba hapfira umuntu abantu bari kubyigana reka cya giti tugikure yego nyaboneka ahubwo reka kino giti twebwe turebe ukuntu byibuze kino giti twagikuraho bano baturage nibaza kubara kino giti byibuze baraza gusubira mu mago yabo
urumva byanze bikunze leta yashinze ipoto kugira ngo abaturage ibahe ibikorwa remezo, ntabwo wari ufata icyemezo cyo gukuraho iyo poto nta mpamvu. baravuze ati kugira hano habe hagira umuturage uhaburira ubuzima, reka dukureho iyi poto, bano bantu bari kuza gushungira nibayibura byibuze barasubira mu rugo. niyo mpamvu ubwo hari ahantu ikintu natekereje kimwe cyakabaye kibaho mu Rwanda, ko tuzi ko dufite abasipesiyalisite b'abaganga, kuri iki hatagize wenda ngo haterwe nk'intambwe imwe ku ruhande rwa leta, bafate bamwe mwabariye abantu bavuga ko babonye Bikira Mariya baje kubapima, barebe ko bari abantu nta kindi kibazo bafite. bapima abantu 100, barapima abantu 1000. Oya byibuze bagafatamo nka sample bagapima nk'abantu nka 3 cyangwa 4 bakareba ko nta kibazo bafite. None se nta n'impamvu rega yo kubapima, nose nimba yabonye Bikira Mariya ubundi kuba atamubonye nangwa yamubonye, we wamubonye niwe bifitiye akamaro. Bikira Mariya yamwiyeretse, afite impamvu yamwiyeretse, ahubwo ni umugisha kuri bo. Jami, jya Bikira Mariya wenda kamvuge ngo ubwo wenda nkurikije aho iyi nkuru igeze, Imana ihabwe icyubahiro koko, niba koko Bikira Mariya yarabonekeye bariya abana, kadutegereze buriya ko hari indi mpamvu wenda cyangwa se hari ibindi bimenyetso bizagaragara, iteka ari Bikira Mariya wanya wenda atekereza ko bitarangira gutyo, kuko imbaraga z'Imana zirakora, nubwo wenda hari abantu batarabyemeza cyangwa babihakanye, ariko ari Bikira Mariya ashatse kwereka bariya bari abana, ndatekereza ko byibuze haba hari izindi mpamvu, kuko ntabwo byarangira gutyo. Abana baguye ko abanyeshuri Bikira Mariya byose byarangira gutyo, nta kintu kibaye hari. Kandi wenda nuko abantu batabyemera, ndashaka no kuzasura ikibazo kubera bino bintu byabaye mu ntara y'Amajyaruguru, nkagira ahantu Bikira Mariya yabonekeye ngo akavuka isoko y'amazi. Mu by'ukuri ndashaka kuzagana n'umwe mu baturage bakuze akamuhamya koko niba abantu hatarigeze hahora amazi, Bikira Mariya yego ngo ni amazi y'umugisha. Buriya ari amazi nayo ni n'indi nkuru nshaka kuzakora mu minsi iri imbere, ni imwe mu nkuru nzakora kabisa, nkahagera inkuru ya nyayo, nkavugana n'umuturage mukuru wahabaye abantu hataba isoko, noneho akansobanura ukuntu abakobwa bamaze iyo soko ukuntu yabonetse. Bari abana bashobora kubonekerwa kwa kiriya giti, ejo tukabona havutse ibindi bintu. Reka dukomeze dutegereze. Yego. Yego. Reka dutegereze ko iyerekwa wenda isa n'isari zemezwa cyangwa se hakagira ibindi bimenyetso bivuka, hari ashobora kuvuka ibindi bintu bitangaje nkuko handi havutse isoko y'amazi, ubwo kadutegereze. Jami, katuve kuri inkuru ya Bikira Mariya wenda iri na trend, urumva nari nahasuye twayikomoza kubera ko ni kimwe mu bintu biri trend mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko ewana mu ntara y'Amajyaruguru kabisa. Niyo nkuru navuga ko ibyo bintu biri kuvugwa cyane. Jami, si imitima rero, dore ubuzima tugiye butwerekeje, ariko se basi umeze neza? Imana ihabwe icyubahiro. Ibihe bigenda bihinduka, ubu niteka nk'abantu mwe buri umuntu ubuzima yabayemo, ariko twakoze ikiganiro nsezeranya ko tuzakora part 2, ariko riri nyo twari twateguye no gukoraho, urumva twagomba kureka komoza kuri Bikira Mariya, ariko hari part 2 twagomba gukora, kandi abantu barayikeneye, bakeneye no kuyumva, niba wenda ntacyo bitwaye. Jamuri kugirana twakore kuri Virunga Hotel, urumva hari igihe umuntu areba inkovu cyangwa akareba wenda ukuntu dusa, ntateke kubera ko atazi imvune zacu, akifuza gusa natwe, atazi nyine imbaraga byadutwaye, atazi ubuzima twaciyemo. Kuvuga ndashaka kubaho nka Theo, utazi ko Theo byibuze bamfatiye mu gataraga bakamfunga nagiye gufata inkuru ya Bikira Mariya, utazi ko nakubiswe inkoni 4 baje nyine nagira hirya. Barigiye abanyamakuru ajya gufata inkuru nyine bakamufata bakamufunga bakubita, okay wenda kutamukubita byo kumukubita, ariko nyine byo hari gihe bitagenda neza. Abanyamakuru bagenzi banje barabizi, harabo bijya bibaho, harabo nyine bagera kuri tele bagahutazwa, bagahura n'ibibazo bitandukanye. Ntago wenda ngibyo byambayeho tutari 100%, ariko nanone hari abanyamakuru bahura n'ibyo bintu byose. Rero nukabona umuntu wenda yicaye nko kuri kamera ubona ubuzima bumeze neza, ba Emirene bameze hari yabona hari ibyo bari gukora ukabona biragenda neza, hari gihe nabo barahuye n'ibindi bintu bikomeye. Jami, kugeza amaginga ya mu kiganiro twagiranye n'ubuhamya bw'ubuzima bwacu, cyangwa se ibyo nagiranye n'ibyo Gerard Mbabazi akora byitwa inkuru yanjye cyangwa se inkuru y'ubuzima bwanjye. Twakoze ikiganiro cy'ubuzima bw'umuntu aba yaraciyemo,
tugera ahantu noneho wari ugiye kwaka akazi k'ubuseriveri kuri Great Hotel i Kigali. Sinzi niba icyo kintu cyibuka. Urabyibuka. Jami, ni urugendo rwari rumeze gute? Uravuga njye ntega njye Kigali nta n'umuntu wari uzi yo nagiye bwo njye yarampamagaye mubwira ko narenze kuri Nyirangarama ngiye gushaka akazi. Babarire nugira amarangamutima wihangane nyine wihagarareho ariko just part of life kandi nekereza ko ibi hari abantu benshi byafasha no gutinyuka bakavuga ati byibuze bakagira icyizere cyo kejo ibintu ushobora kuzahinduka bikamera neza. Yego. Nta kibazo rwose. Kabisa. Yego. Wowe papa wawe. Amamere. Mana. hafi kumubaza si wenda babahembaga ngahe ndavuga ko nta bihembo ahubwo kwari kugira saa sita mbona uko ntekenya ku masaka amasaka rero kugira ngo ubone uyarinde inyoni ariko wowe urye byibuze saa sita wumve kuriya masaka uhekenye ku masaka. byamweretse ko nta hantu umuntu kuratabwa. Yego. Kuriya muzehe nubwo tuba turi mu nduru kuriya afite ukuntu ari umukozi ntacika intege mu bintu arimo. Yego. Ntajya acika intege pe n'indwanyi urabona ko natwe ari ukuntu twamukurikije cyabikurimo kabisa. so rero nariciraga nkavuga nti iyo nimba bari abakene gutya akagira aho nemeye nta muntu utamuzi mu mujyi wa Musanze mu Rwanda yabaye umukire n'ubu aracyari umukire. Nanjye nakuze numva ngo hariya urabona ahantu kuri Access ndi kuhabona. Yego ndi kuhabona hano yego mbere y'umurenge wa Muzo niyo etage ya mbere iri mu za mbere Equity hari Equity ya bakuru banjye nibo bajya babimbwira numva ndi mwana wa munane ngo barabizi kurusha burya hariya ngo twigeze kwatura nyine hari mu mujyi wa Musanze rwagati. so rero urumva yari umukozi. Yego. kandi yarakoze pe avuye ku rwego rwo kurinda amamera kugira hekenye agera ku rwego muri etage za mbere zubatswe mu mujyi wa Musanze agira etage yiwe. so rero mu bintu byose byabayeho icyo nicyo njya nkura kuvuga ngo data ntiyari umunebwe sinzaba umunebwe nta nubwo bishoboka kandi burya nta kintu utageraho. Yego. iyo niyo myemerere yanjye nta kintu kimwe utageraho kereka icyo udashaka kugeraho. so njya gushaka akazi rero nayo mbonye ubuzima butameze neza ndavuga ni reka nsiga abana njye gushaka amafaranga kuko nanone kuba ndi kumwe nabo bari kuburara nta kintu bimaze. Yego. kuba nari kubyumvikana n'umugabo niba nibyo nta kintu bimbwiye ndagiye. Jami wenda ubona guciye mu ijambo nyine igikomere cyo kumva wenda n'urugero ko wenda n'urugero noneho papa wanyu yarakoze nyine afite n'amafaranga no umukire none nawe ugeze ku rwego no ujya gusaba akazi nakwita wenda ntageranya nk'akazi gaciriritse cyangwa se akazi k'ubuseriveri n'urugero okay wenda ntago ari akazi gaciriritse ariko ku rwego rw'uko papa we yari umukire ukagera ku rwego ujya kwaka ako kazi nyine ugatinya ukumva uzajya kwaka ako kazi uri umwana wo kwanemeye izo mbaraga wazikuraga kubi wanyu mukize. ndi mu bantu batita ku magambo y'abantu ntabwo njya nita ku kintu wavuze ngo wamvuze gutya urabona mba ukuntu umuntu atinya gukora ikintu ngo ni mwene wenda baramuseka
niyo mpamvu numva ikintu wakumva wamvuga ushobora no kugisapotinga kugira umvuge cyane kugira ubone ko nta kintu bimbwiye umva kandi n'abantu bavuga n'ibintu batazi so icyo kibazo warumbajije ntago nagiye gushaka akazi ndi kwiyumvisha ko nyine nemeye byoro amaze kubyikora mu mutwe ahubwo hari ukuntu kageze aho karamvuna umutima ukambaza yego uri mu kazi amafaranga ubwo baguhembaga yarangaye Jami niba atari ibanga ku kwezi harira bundangiza nkavuga ni Imana nayisi sinzi ukuntu byagenda kugira kuri bone na bino bintu nabivamo ibyo birarangira ariko nagiye gukora ntashaka ntitaye no ku mafaranga kuko navugaga ntiyiyemeje ndagiye ntabwo nzabura akazi kuko ndabizwa n'umuntu yego ntabwo nzigira mbura akazi nta nako nabura noneho ndavuga nti ubwo nagiye niteguye ibintu bibi kugira n'ibiza bitaza kuntungura ndavuga nti ko byagenda kose nshobora kugenda nkarara hanze urumva bikaba byashoboka ko mbura aho ndara ariko nkavuga nti nindara hanze sinzarara hanze kabiri nimbura akazi sinzabura umuntu ngira ngo kampe ntumpembe kuko nzi ko wenda umurava nzaba mfite zarangira ngiye nko kugenda akambwira ati wigenda nguhembe mfitiye icyizere wari ufite uvuga uti nintanabona akazi nzemera nkorera ubusa mu rwego kugira ngo nigaragarize wa muntu mushire mu cyizere abe yampa akazi nuko nguko nari nabipanze ndagenda hari umushuti wanjye twahirize niwe nagiyeho bwa mbere ubwo nyine ngiwe bigera nimugoroba ndavuga ariko se turyame cyangwa ariko hakaba hari umuntu wari wambwiye ngo Kristo Hotel ngo nimba ari hoteli y'Abanyamusanze ndahizi nanjye nakoreye mwese ni Umunyamusanze koko oya sha ntabwo ibyo mbizi ariko ntabwo navuga ngo ni Umunyamusanze kubera uretse ko nakoraga ibiganiro Musanze ni umugini muto ko byari n'abose abantu baho turaziranye bagiye action Jami uravuga uti na n'ubundi hari umushuti wanjye rero witwa Elize twanga kuryama none rero no muri amugani naje gupagasa ndaryama se ubundi nageze wo Elize se yari umusore yari umugabo ni umukobwa yego niwe wagiye gushaka ubuzima i Kigali noneho ndamubwira tugende ariko tugende twikubise ku tumoto turagenda tugera kuri hotel turazamuka ntari muri etaje ya kane turi ya gatanu hanyuma nyine hahera hari pisine hejuru hejuru ya pisine yego turagenda turicara anywa fanta ntumezaho panache umva hari ibintu Imana ikora mvuga ni Imana kwa kundi ivuga ngo tera intambwe ya mbere izindi ndazitera avuga ni Imana nitangaza kabisa kwa kubyuka kwacu ibintu byabaye iyo ndi kubwira abantu bagira ngo ni nk'ibintu twari twapanze kandi uko mbabwiye niko byari bimeze twaragiye nyine turicara kuri table hari abantu benshi cyane yego table twe twicayeho batinda kuza kutwakira hari umugabo uhicaye nawe ubwo mpita mvuga siko siyo ko nabakozi bica akazi kuri igihe twatumiye ibintu biri he ishaho kandi dore banyihereye akazi ntabwo kuwara ako kanya umugabo wari utwicaye iruhande ahita avuga ngo batinze kubahereza se mbahereza ibyo muri kunywa yari kunywa atazi ahita avuga uretse ko numvaga muri kuri ibintu bijyanye n'akazi mushaka akazi turagashaka ngo duhita tuba babiri njye na Elisa dushaka akazi yego ahita ambwira muri serious ndabaye turi serious cyane umwambwira ko nziranye na boss wa hano ako kanya uwo mugabo mutaziranye nta nubwo muzi yego ahita ambwira dusabira akazi ko turagashaka
nyuma y'iminota nka 15 hahise haza umuseriveri avuga ati ngo baravuze ngo mbimure muze mujye kunywera hasi nanjye ngo umuntu wari wicaye hano turanoshana wabona bitakunze turamanuka hasi tuhasanga nyine ari abagabo bari kuri tebe imwe n'undi yari ahari muri hoteli ngo harimo boss yego ndetse abakobwa bashaka akazi none ko nabonaga harenze numvaga nyine n'umushahara ari ibintu bikaze bya bindi mbiteye ishoti ngiye kubona ibifaranga we yahise amenya ashobora kuba amugana n'umunyamusanze yarakurebye muzehe ndavuga nyine dushaka akazi noneho akavuga ati wowe baragushyira muri kofi hasi nyine abari kubona ari muri yego noneho njye nkumva ntabwo mbishaka yego cyambere cyo ntacyo ngereza yego bose ubundi hariya ko bakira naho hari n'abazungu kenshi navuga iki nkumva nyine nta cyizere noneho byageze aho ahita ahamagara umumanija aramuga ati ngwino abakobwa bahakaze gutyo ako kanya nta n'iminota 30 amaze noneho njye na Espo turanoshana tubonye akazi mu mikino tugaseka bahita bavuga ngo ni ukwambara amashati y'umweru n'amajipo y'imikara na karuvati cyangwa se baci bati none babaha icyo kunywa yareka dutahe tujye kuryama tubone uko tubyuka tujya gushaka iniforume amafaranga twatugiye kunywaho ntabwo twigeze tubaza n'umushahara amafaranga tutarenze 5 oya nibwo nyine mwamuragura inifomu tugiye kuyashakamo inifomu twahise dutaha twese dutaha turagenda mu gitondo kare baba baratubwiye ngo muzi simba saa 6 turagenda tujya mu soko Elize nuzi Kigali arantwara tujya kugura amayiniforume amashati amajipo za saha zari zigeze tujya mu kazi mu gitondo twabyutse tujya mu soko bigeze nka saa 6 tujya mu kazi yego noneho Elize bamupanga muri 4 nginga muri 5 turakora ntabwo byari byoroshye nibwo bwa mbere ari nkoze akazi k'ubuseriveri noneho asanseri zabo ntizakora kari gukoresha esikariye uzi kuva muri 5 ukajya gutanga komande hasi muri isize abakiriya hejuru ukongera ukazamuka ugasanga wenda bagiye hari undi wabakwishyurije wagira imyaka ntanabakubwire yego ubwo barayagukase bahita bakwandikaho ukamanuka komande watanze ugiye kuyifata ugasanga abari kwakuzi bayitwaye nageze aho ndwara amaguru kubera kuzamuka umanuka guhembwa se kubera gukata baguhembwa amafaranga menshi waba warahembwa ubwo wakoragaho nangahe icyo gihe rumva byari twari tugitangira sinigeze mbaza n'umushahara kuko sinabimutaye numva ko byenda kose bazamenya yego ntabwo wari uzi ingano y'amafaranga wakoreraga bajya kuguhemba si ukwezi kwarashize baraguhemba bagira ku kwezi tugitangira ukuntu byari bimeze yego narageza mu mavi ntangira kurwara kazajya nzamuka kandi nk'umuseriveri ukabona aravuze ati iyi komande nayo kantwaza yego nyine nawe rero kuzamuka esikariye kandi urwaya mu mavi ukava muri furo ya mbere urwaye mu mavi kandi komande ujyanye muri 5 niho niciye ndavuga ariko hari ubundi zimwe niyo natekereza izina ryanjye agaciro umujinya nkumva agahinda karanyishe nta kintu nakora uretse kurira gusa bikarangira yego nyuma byaje kugenda bitarama kugira nka twabanaga nawe
nawe ntiyabishakaga ko ngenda ariko nawe nkavuganisha nta kintu bimbwiye kuko ngiye gushaka amafaranga yego yego aho kugira abana banjye tuzakore dukerewe afazari bamboraho igihe gito nkajya gushaka amafaranga yego rero nawe urumva byari byaramurakaje tugashwana bari ntari bidushwana barampamagara arambwira ati hari umuntu ufite resitora yavuyemo fitingaga hariya nyine kuri hoteli ugasanga nyine bagutipize mu 30 bya tipe ariko mu gitondo wazana n'ugasanga wahombye 40 kandi wajyaga mu kazi umaze kuyatanga ayo bakwanditseho none ugasanga ni nk'ibintu utanamenya n'ibyari byo hari abantu bahazobereye bazikata urumva yarampamagaye ati hari umuntu ufite resitora si ugukora ushaka hari ibindi yego resitora yananiwe ari kuvamo ngwino dukore ufite z'amafaranga yo gutangiza ati ndayafite gahe kari kwa kundi buri gushakisha utureka gusa nyine yarakoze kubimbwira nahise nteganze yego nta n'ibyumweru binahamaze kuri Great Hotel uvayo udahembwe mbona koko resitora bari kuvamo hakoraga umwuga witwa Kanuma avamo tangira handi uvuga uti igishoro kirava yego handi tuvuga ufite amasafuriya mu rugo reka bariyo manura ufite gaze reka bariyo nzana isahani reka bariyo nzana ugatangira gutondekanya nyine yego umuntu wari ukora ubuseriveri ubona n'utangiye gutekereza ukuntu wagize business yawe Imana ihabwa icubahiro n'ukuri wa Mana tuguhaye icubahiro bikomereze rero nibyo njya nteraho mvuga ko nta kintu na kimwe washaka nk'umukire yego kiri kutagishaka cyangwa se uri gushaka ibidashoboka uri gushaka ibitari muri domene yawe yego ariko buriya hari ubuzima tubamo ukavuga uti narakoze kubicamo kuko nibwo buri kunsunika yego yego niyo mpamvu ntakunda umuntu ushaka kwivanga mu buzima bw'umuntu ngo amwigeho amenye ngo uyu icyo ameze gutya ukuntu umuntu aba ameze hari ukuntu umuntu aba ameze ko mba numva hari igihe nzababwira impamvu hari ukuntu nkunda amaherena ntabwo mbizi nkunda amaherena ku buryo nanjye ntazi intoboro ko zingana ariko nabyo bifite impamvu ushobora kuba uri kubona ubibona ukabona si byiza ntabwo bikunze uburenganzira bwawe ni ibyawe ariko njyewe impamvu yabyo kandi ngomba gukora nkigira kugira ngo nimba ubona ko utagira icyo umarira umuntu ufite amaherena njye nzakimarira kuko ndayafite nyine yego nzakimarira niba abona ko ataguha akazi uzikorera nzikorera kuko ndayakunda yego impamvu nyakunda rero tanye n'amateka yihariye Jami umaze guterateranya n'utangiye kwikorera ubuzima none nyine butangiye kugenda neza kugeza amaginga wenda ufite business yawe ukora nyine kubaho neza n'itegeko kubona amafaranga nyine bigomba byanze bikunda ukumva wabuze amafaranga ajya kuyashaka wishakira mu kazi karenze wikwicira wumve ngo ugomba gutangirira mu bintu bikurenze tangirira mu bushobozi ufite wumvise ko natangiye kumva ko nawe umuseriveri ndi mweneremeye ntacyo byari bintwaye nawe wikwicira ngo uryame wumve ngo uzatangira uko wiciye muri kenkayori mu kialimentation gikomeye niba ari n'akazi ko mu rugo genda ugakore nose ubundi aho uryamye uri kwinjiza ngaho uko bizagenda kose Imana izareba umuhati wawe kandi izakuturesinga Jami urugendo rwo kubaho no kubona ibyo kurya bikugoye ufite abana ugahitamo gufata inzira ya kabiri ukajya gushakisha akazi k'ubuseriveri wagera mu kazi kubera kuzamuka cyane ukarwara mu mavi bikagorana naho ukava bataguhembye kugeza amaginga nuko ubyibuze aho bigeze ukaba ushobora kuba byibuze ufite business nawe ufite abaseriveri ukoresha
ni irihe somo nyine biguha ry'ubuzima kuba byibuze uvuga uti nzi neza ko uriya muntu nubwo wenda ari muri ubu buzima ariko ejo isaha n'isaha yatungurana nawe ubuzima bwagenda neza nkurikije aho Imana yankuye nyine ni nk'irihe somo wenda ubwo buzima bwagwaye ujya wicara ukavuga uti nirare hari ukuntu ndabyibuka nigeze kubwira Mizere ndamubwira ngo uze amafaranga 500 nari nshaka yego kuko mu kiganiro cya mbere sinavuye ko najyaga i Bugande numvaga mfite 500 nacuruza nk'ibitenge yego yarambwiye ngo nutayanyishura nzakurega bitaba nk'ibya ya madaramu yo muri Burera ibintu by'ibitenge yarambwiye ngo utayanyishuye nakurega byarambabaje ndeba ukuntu icyo gihe nibwo yaramaze kugurisha n'uruganda afite amafaranga menshi birambabaje ndavuga reka niyemeze uko byagenda kose nimba yarahekenye amamera yego aricyo gihembo ese ndinde wo kudakira niba yarakoze wa mugani muzehe ahembwa guhekenya amamera akagera ku rwego agira inganda akagira ama etage akagira imitungo ingana gute wa mugani w'urinde wo kudakira kereka ntabishatse nzakora biri muri domaine yanjye nkunda guteka ndabizi abo ntekera barabikunda n'ibindi nabikora kuko icyo nagira inama warumbajije nari nkubaje ngo mbese biguhiriye somo izo nzira zose zigoranye wanyuzemo ukaba ugeze aha ngaha nyine ni isomo rya mbere rindi impereje yego ntabwo wamenye uko waba umeze kose yego uko waba umeze kose yego uko waba ukize bingana kose ariko uhora n'umuntu ukuntu arakukizwa waniye uko wakira kose ntiwakira kugeza ahantu yego nawe ntacyo yamarira so rero winyemeraho nanjye nakora nkagira aho ngera sinkunda umuntu ushaka kunyereka ko yankoresha yangira igikoresho cye cyangwa se yatuma mbabara kugira agire ibyo aguha hari ukuntu uba wumva hari ibyo ushaka yego ibyo numva nshaka ngomba kubikora aho kutaba igikoresho cy'umuntu ntumbwire ngo wikwambara gutya ngo kugira nkore gutya kubera iki ndambara uko mbyumva uko mbishatse uko umutima wanjye unezerewe kuko nzi ukuri icyo ari cyo yego nibyo somo ubundi navuga nakwiye muri ibi bintu ndindwanye cyane Jamie reka ngushimire ku kiganiro cyiza tugiranye ni patu y'ikiganiro twarakoze ariko nukuri nkubwire ngo aho ugeze uyu munsi wa none ejo uzaba ugeze ahandi heza kurushaho kandi nkomeze kukwifuriza amahirwe n'imigisha nyaboneka inzira urimo uyikomeze ukore cyane nibyo nkwifuriza kandi nabyo ngusaba buriya nkubwire ngo ejo hazaza ni heza kurenza aho ugeze uyu munsi wa none wakoze cyane Jamie niyo mpamvu nanahisemo gukora reality show ukuntu ubona mba ndi gutega utugare ngenda yego sinzi kubika mba ngira ngo bibibike YouTube bibike yego ejo nimba ntwaye oya ni vuba kariya ko karaza hazagira wibuka ko hari ukuntu byatangiye Jamie kariya ko karaza vuba bitabiza ngo bitumbagire kariya ko karaza vuba ahubwo reka nkwifurize kukagura bitarenze uyu mwaka ngomba kugashaka ikindi home kitchen restaurant ya mbere iteka neza muri uyu mujyi wa Musanze tubibutse ko ari gaho mukomeze mutugane dukorera hafi na ADFL yego iruhande rwa restaurant Parikia mu kaetaje hejuru yego ni ibiryo byo mu rugo kuko nanjye njya gutekereza kuri restaurant yego hari ukuntu najyaga ahantu karibyo kumva se ibiryo ko bitaryoshye none ukumva ibiryo bitandukanye n'ibyo mu rugo ntangira kwibaza ngo kugira umuntu arya ibiryo muri restaurant bimwe nk'ibyo mu rugo bisaba iki numva ufata icyemezo cyo kuzajya mbiteka bya biryo watekeraga mu rugo ujya kubitekera ahantu kugira ngo abantu bajye bumva taste imeze nk'ibyo mu rugo harindi banga n'abandi bashaka guteka ibiryo biryoshye yaba mu maresitora n'iki ibiryo byinshi biragorana ko biryoha guteka ibiryo bike n'ibishu biteka ibindi bigira dutetse nka kane waza wasanga wenda umuceri nturashya wihangane ariko nuko duteka ibiryo bike kirazira kugira uze kurya usanga umuceri umaze muri bika amasaha 5-4 duteka bike tugashyiramo byashira tugateka ibindi buryo buryo mpamvu biba biryoshye iyo ni ibanga ry'akazi ubwo nyine ihanganira igihano simbakomeje uradukopeje
abashaka gushinga business bumve nyaboneka ibanga. Jam reka ngushimire rero tugane no ku musozo. Jam wakoze cyane pe kwitabira ubutumire bwacu. Sawa sawa. Gumo gato ya rero. Rakara gutyo yakijya mu maguru. Sinshaka kubona guseka kabisa pe. Akara nyine uturukatira ba bantu baguca intege. Bakatire. Nyine ba bantu baguca intege utazagura imodoka. Bakatire nyine. Okay, sawa. Tangira kabisa. Action. Nimba umukire wa mbere muri Musanze wazamuye etage hariya ahitwa Access akanayituramo, nimba yarigeze ambwira ko yakuze ararira amasaka nta gihembo ategereje kugira abone uko ahekenya, ndinde wo kutagera ku bukungu, ndinde wo kutagera ku byo nshaka, uko byagenda kose ngomba gukora ndahatana nkareka ubunebwe kuko nta munebwe ukira, haguruka va mu byo urimo. Si ngombwa ko ugomba kuba waravukiye mu bakire kugira ngo ukire, wavuka uri umukene